tukafana gatoya kabavuga ati kandi muganga aragufite ikibazo cyo kugenda yanta akashaka handi nanjye bikantera stress n'ibyo twahahanye cyo mutima gahora ufite ariko naruhuke. Harimo ibikorwa n'ubundi bijyanye no gukomeza guha serivisi zikomatanyije ku bahuye n'ihohotera rishingiye ku gitsina cyane cyane gukangurira abantu ko ari icyaha gihanwa n'amategeko. We must all speak up and speak out against violence against women. Nobody should sit quiet. Because violence against women is a global pandemic and the facts are shocking. 1 in 3 women have experienced physical or sexual violence in their lifetime. kugira umwanya wo kuganira twari kugira ngo tubahe ikaze tunabashimira ko mwaje gutangiriza ubukangurambaga mu karere kacu ndetse tunabashimira uburyo iki gikorwa tugifatanyije kandi tubizeza ko tuzakomerezaho nta gusubira inyuma. w'abana barindwi n'umutware ndamufite ariko noneho bose barigiye biga barangiza amashuri noneho nza kugira impungenge ngira umwana ufite ubwenge ajya kwiga mu mashuri makuru ajya mu kigo cy'imururu muri Titisi bwana agezeyo yize mu wa kane mu gihe ajya kujya mu mwaka wa gatanu ubushobozi ngewe gusa ubushobozi mbwira umwana ni noneho bawicaye gato
turebe ko twabona ubushobozi. Umwana ntabwo yumvishije, yafashe inzira mu bitekerezo bye, afata inzira aragenda. Umwana turamubura, turashakisha, umwana ntitwamubona. Twashigutse dusanga umwana atwite. Umwana tukamubwira ngo naze, umwana akanga. Tukabona umwana yagize ibitekerezo birenze kubera amashuri akikirije. Birangije umwana nyine twaramuhamagaye araza, ageze mu rugo turamureka, tumugira inama nk'ababyeyi. Twifashisha umuryango, tujya inama, twicara hasi, umwana arabyara neza. Arangije kubyara, umwana uba afite umwaka n'amezi 2. Muri icyo gihe turi kuvuga ngo uyu nguyu turamwakire neza, hikubitaho undi wiga pirimeri mu mwaka wa 6. Turangije umutware rero none wagize ihungabana rirenze n'ubushobozi bukeya, umwana araducika aragenda, amashuri ntiyongeye kuboneka ngo yige. Ntitwamenye n'inzira yanyuzemo, tuza kumenya amakuru ko ari i Kigali. Umwana turamuhamagara, umwana yanga kuza. Twahamagara ahantu ari mu Kiboyi, mu kandi kanya tukumva umwana ngo abuze umutekano. Kugeza ubwo twagiye inama n'umugabo yari mbega asa nk'uwahamutse nawe, mbona nsigaye njyenyine numva nta kindi nzakora. Nagiriye inama rero, tujya inama n'umugabo, turicara mu rugo turatekereza tutese aba bana babaho gute. Duhamagara wa mwana wagize ihohoterwa, tumuhamagaye aratwite, yicaye muri bano bana bari hano. Ngiye twari tumeranye imyaka 8. Hari igihe umugabo ashobora kwitwaza ati ntitwasezeranye, nshatse nakwirukana nkazana undi. Ariko iyo mwasezeranye ntabwo wamwirukana kubera ko mwamaze kurahirira imbere y'abaturage n'imbere y'ubuyobozi. Kuko bashobora no kubona umuhohoteye bakakubwira ati kuki cyagihe wemereye ko musezerana wabyemereraga iki? Nyine wenda n'isezerano naryo ni ryiza kuko naryo turi, kuko ushobora kuboneka nk'ikibazo, noneho rero wenda akagira icyo babikoraho kubera isezerano. Impungenge nagiraga wenda nuko navuga nti wenda hashobora no kuza wenda ibyago, wenda bikanjyana, wenda nk'umwana nsize wenda akabura aho abarizwa. Tumaranye iminsi myinshi, imyaka myinshi. Ndi kugeranya nkasanga ari nka 16. Nubwo naba mpfuye none je yasigara mu byanjye, nta muntu kumutera hakandi. Nanjye numvaga mfite ikibazo, ariko ubu nanjye ndi kumva nishimye. Ikibazo nagiraga navugaga nti bashobora no kwigendera nyine akanta, noneho rero bakaba yazana abandi nyine bakankoroga, ariko ubu nshimiye Imana nyine ko ari Imana ikoze. Mubyo twahahanya akabura nk'ijambo, igihe yagiye tukavana gatoya, akaba yavuga ati kandi muganga ari gufite ikibazo cyo kugenda yanta akashaka ahandi, nanjye bikantera stress. Mubyo twahahanya cyo mutima gahora ufite, ariko naruhuke.
bukangurambaga butegurwa buri mwaka ndetse bukaba ari ubukangurambaga bukorwa ku isi hose, ariko no mu Rwanda ntabwo twareka kwifatanya n'isi yose kubera ko tubizi ko ihohotera ari icyaha gikomeye kandi gihungabanya umudendezo w'abantu. Mu Rwanda rero dufite insanganyamatsiko ivuga dufatanye twubaka umuryango uzira ihohotera, ko tuzi ko iyo habaye ihohoterwa habaho kubangamira umudendezo w'umuryango, kandi twebwe twemera ko umuryango ari ryo shingiro y'imbaga y'Abanyarwanda. Ni ubukangurambaga rero butangijwe uyu munsi nk'uko mubivuze, butangirijwe Nyamasheke ariko mu gihugu hose bwanakozwe, kandi mu minsi iminsi 16 buzakomeza mu gihugu hose. Hari ibikorwa bitandukanye rero bizakomeza kugenda bikorwa. Harimo ibikorwa n'ubundi bijyanye no gukomeza guha serivisi zikomatanyije ku bahuye n'ihohotera rishingiye ku gitsina. Zirasanzwe izo serivisi zisanzwe zitangwa haba ku bitaro byose byo mu Rwanda bya district, ibitaro by'akarere ziratangwa ndetse no mu bigo nderabuzima, ariko n'ukongera kwibutsa izo serivisi no kuzizana hafi kugira ngo abantu bazibone banazimenye ko zihari bazihabwe. Ariko hariho n'ibikorwa bitandukanye n'ubundi, haba cyane gukangurira abantu ko ari icyaha gihanwa n'amategeko. Hari aho bizaganiro bizatangwa mu nteko z'abaturage, mu muganda, mu mugoroba w'imiryango. Hari imikino izatambuka mu gihugu hose nk'uyu nguyu mwabonye. N'ibyo bikorwa bigiye bitandukanye cyane byo kongera kwibutsa Abanyarwanda ko ari icyaha gihanirwa kugira ngo tugerageze kukirwanya, ariko kandi ko hari na serivisi zihabwa uwahuye n'iryo hohotera, waba ari we wese, yaba ari umugore, umugabo, umwana cyangwa umukuru. The European Union every year joins and supports the campaign coordinated by UN Women to raise awareness about gender-based violence, because violence against women is a global pandemic and the facts are shocking. 1 in 3 women have experienced physical or sexual violence in their lifetime. So the European Union strongly condemns all forms of violence against women and girls, and I want to challenge all of us to take bold and united action at all levels to eliminate violence against women and girls from our society. Persists, as we all know, and keeps changing form in any new context. The question is, why is violence against women so pervasive and so persistent? What can we do collectively or individually to put an end to this human scourge? The answer is in our hands. We must all speak up and speak out against violence against women. Nobody should sit quiet. The good news is that there is hope. Evidence exists on a number of good practices that we can build on to end violence against women. For example, we have practices even here in the country. What the Rwanda Investigation Bureau is doing, improving the collection of data, management of data, using it to track perpetrators, is becoming a good lesson that others are coming to learn from the country. The second is the work we are doing in the Isange
one-stop center as a country. It is attracting people from all over the world to come and see this effort.